Cedric se wa muhungu wanje nese mwana wanje se uri hehe byagenze gute? Nguri i Kigali ye baba we mwana wanje naraguhize nirukanka ahantu hose ubu ngubu ye baba we kumbi uracyariho urakoze cyane muzabanguke ye baba we muyobozi ndakumva wa muhungu wanje arabonetse yego kuvana yabonetse Imana ishimwe ndumva rwose ura muhungu Claude ndumva cyane ntabanyimukuyeho rwose ijambo ni iryawe. Icyari kiduteranyirije aha rero cyari ikibazo cya Claude na Cedric ariko byari byo byose urumva ko birakemutse ariko Claude nta kibazo tukimufiteho na Cedric ni muzima arahari ndumva twasoza inama hanyuma igisigaye tukazongera guhura kuwa kabiri mu muganda kandi twese tuzitabira murakoze tumuha amashyi. Karavera afite amahane shaka gufungisha Claude. Nawe urebye uri Karavera nta kundi kuntu wabigenza. Umwana wawe wabuze kiriya gihe kingana kuriya uzi ngo umuntu baba bari kumwe ntabwo we wabitekerezaho ugatekerezaho se ko tumufungisha buriya nawe atashye yumva agatima kari hamwe n'ubundi kumufungisha nta nyungu yari irimo ariko buri ubwo amubonye akumva yuko umwana we ari muzima ntacyo buriya birarangiye ntabwo azongera kumukurikirana. Imana ishimwe kuva abonetse. wowe ntuzongere kugenda wihishahisha. Cedric yarabonetse arahari. Yabonetse ate se? No se nje ntago ndi kubyumva nsobanura neza. Muzehe niwe yavuganye na mudugudu, yavuganye nande ko ntabi. Yavuganye na muzehe. Toza nta kibazo. Ubwo bivuze ngo ya nama bari kumbwira sinyitabe. Nibyo yari igamije nubwo wenda byarangiye igisubizo kibonetse. Nibyo yari igamije byararangiye yarabonetse. Sawa rero. Ngiye hano haruguru.